Twese turabizi ko Amavubi afite imikino ikomeye ya FIFA Series izabera ahangaha mu Rwanda. Amavubi y'umutoza Stephen Constantine. Reka turebere hamwe 11 bagororotse bagomba kubanzamo bagakubita amakipe bagatwara n'igikombe. Stephen Constantine ubundi systeme azwiho akina 3-4-3. Ubwo ngiye kubwira abakinyi 11 aho ndibeshya nyine ubwo uraza kunkosora. Mwizamu Kwizera Olivier Gishweka, abadefenseri 3 Manzi Thierry Gasaza, Mutsinzi Ange Jimmy, Kavita Fanuel Mbaya. Hanyuma 4 bari hagati agomba kuba harimo nomero 3 na nimero 2. Nomero 2 ku ruhande rw'iburyo Byiringiro Gilbert Kagege, nomero 3 ku ruhande rw'ibumoso Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Hagati mu kibuga Mugisha Bonheur Casemiro ndetse akinana na Samuel Giolet. Hanyuma 3 b'imbere bazaba batsinda ibitego, umwe ni Inkuba, undi ni Umurabyo, undi ni Imivumba, ni ibintu ni imiyaga, ni ibintu byose. Ku ruhande rw'iburyo Kwizera Georgia, ku ruhande rw'ibumoso uwo bita Mike Leroy Jacques. Hanyuma bakatakisha Karahabutaka Mike Joylenser. Ubwo aho ubona nibeshye unkosora umbwira ati hagiye nguyu. Hanyuma wenda abakinnyi mutazi no nguyu Mike Joylenser nomero 9 akinira Sabah FK niyo muri Azerbaijan, iri ku mwanya wa mbere, amaze gutsinda ibitego 15 muri iyi sezo. Ejo bundi muramu mubona akina muri za Champions League ari kurasa amakipe hariya. Hanyuma kuri uru ruhande rw'ibumoso uyu bita Michael Leroy Jacques amaze gutsinda ibitego 3 muri iyi sezo, akinira Zira imwe na Mutsinzi Ange, nawe abagenda muri za Europa na za Conference. Murakoze. Bena naza kubashimira kuba mwitabiriye. Ndakeka nk'uko Maurice yarabisabye, abakinnyi turiteguye nk'ibisanzwe, dufite umutoza mushya, staff nshya ko baje ari 2. Navuga yuko twiteguye neza iminsi tumaze turi gukora, ndumva ari iminsi guhera kwa mbere umunsi kwa 4. Turi kwitegura neza, hari uburyo umutoza amaze iminsi ari kutwigisha tugomba gutangira gukora muri izi match zigiye kuza, kandi ntekereza yuko bizadufasha. Abakinnyi bose bameze neza, nta mukinnyi utameze neza, abantu bose bakora imyitozo, so nyaka yuko turi tayari ku and obviously the sports science is going to kick in. That will take some time, but I think already the players see a difference in the general attitude and how we approach each training session every day. So. Ikipe y'igihugu Amavubi yinjiye mu bihe bishya. Umutoza mushya Stephen Constantine yavuze amagambo akomeye ateye amatsiko mbere ya FIFA Series 2026 aho umukino uri butangire uyu munsi, aho yijeje abanyarwanda itsinzi idasanzwe cyane hano mu rugo. Ariko se koko birashoboka? Abakinnyi bashya barimo kuvugisha benshi bazatanga umusaruro aka kanya, cyangwa bizasaba igihe nk'uko kapiteni Bizimana Djihad yabigaragaje? Muri iyi video turasangamo ubusobanuro bwimbitse ku buryo Amavubi yiteguye, amagambo akomeye y'umutoza Constantine ashobora guhindura ibintu byinshi, ibanga riri inyuma y'umwuka w'ikipe n'icyo bivuze ku itsinzi, ikizava mu mukino wa mbere ushobora gutungura benshi. Mbega iyi ngiyi ntago ari inkuru gusa, ni inkuru igaragaza koko niba Amavubi ashobora gukora amateka cyangwa niba hari byinshi bigikenewe gukosorwa. Kanda rero kuri iyi nkuru ukande like, subscribe, like and share, maze ubundi muvire imuvuna imuzingo kugira ngo tumenye mu by'ukuri aya Mavubi aho agana naho yerekeza.
ubundi mu gihe u Rwanda rwakiriye irushanwa rikomeye rya FIFA Series 2026, amaso y'abanyarwanda yose yo ahanzwe amaso ku ikipe y'igihugu Amavubi. Iri mu bihe bishya byo kwiyubaka no gushaka ibisubizo bifatika. Ibi byongeweho amagambo akomeye cyane y'umutoza Stephen Constantine wijeje abanyarwanda itsinzi, cyane cyane muri iyi mikino yose izabera mu rugo. Nta n'umwe uvuyemo yabijeje yuko icyamuzanye ari ugutsinda. Ese koko Amavubi ashobora guhindura amateka cyangwa ni amagambo gusa yo kongera icyizere? Reka tubyinjiremo tubisesengure maze turebe. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye kuri Stade Amahoro, umutoza Stephen Constantine yavuze amagambo atazibagirana. Yagize ati, shaka gutsinda, ubu turi mu nzu yacu, tugomba kugena ibiyiberamo, nta mpamvu yo gutsindwa. Aya magambo agaragaza impinduka nini mu mitekerereze y'ikipe. Mu myaka yashize Amavubi yakunze kugaragara nk'ikipe ikina neza ariko ikabura umusaruro. Ubu igitekerezo ni kimwe, ni itsinzi imbere na mbere nk'uko byatangajwe na Stephen Constantine. Ibi ngibi rero icyo bisobanuye gukina ufite intego yo gutsinda, atari ukwishimisha gusa. Gushyira igitutu ku makipe azaza gukinira i Kigali, gukoresha neza amahirwe yo gukinira mu rugo. Ikindi kandi kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi bamwita Bizimana Djihad yagaragaje ko hari impinduka zikomeye mu ikipe. Yagize ati, abakinnyi ni beza ariko bakeneye igihe. Ubwo ngubwo no kuvuga ko iby'ingenzi cyane impinduka mu ikipe zishobora kuzana imbaraga nshya cyangwa igasenya uburyo bwo gukina bwari busanzwe. Kuba bahawe iminsi mike, ni ukuvuga 3 yo kwitegura, ni ikibazo gikomeye, ariko nanone bishobora gutuma bakinana ubushake bwo kwigaragaza. Ubumwe bw'ikipe ni urufunguzo rwo gutsinda. Mu buryo butunguranye, Constantine yemeye ko yakoze ikosa rikomeye. Yagize ati, nambuye abakinnyi banjye telefone igihe bari ku meza. Ibi byatumye umwuka w'ikipe uhinduka. Abakinnyi ntago banyishimiye nk'uko bisanzwe, ariko kandi mu mupira w'amaguru w'iki gihe imitekerereze n'imyitwarire y'abakinnyi bifite agaciro kangana n'imyitozo. Iyo morali iri hasi no guhangana biragabanuka. N'itsinzi bishatse kuvuga ko igorana. Gusa kuba yarabyemeye ni ikimenyetso cy'umutoza ushobora kwiga no gukosora. Irushanwa rya FIFA Series ribereye bwa mbere mu Rwanda ni intambwe ikomeye cyane mu iterambere rya ruhago muri Afurika ndetse no ku isi yose. Iby'ingenzi ni uko u Rwanda rwiyereka isi nk'igihugu gishoboye kwakira amarushanwa. Abakinnyi babona urubuga rwo kwigaragaza, abafana bagira uruhare mu gutera ingabo mu bitugu ikipe yabo. Ibiciro byashyizweho ni 2,000 ahasanzwe 5,000 hafi ya VIP ndetse n'ibihumbi 30 muri VIP cyangwa se muri Skybox. Ibi bigamije gutuma buri munyarwanda wese abasha gukurikira ikipe y'igihugu Amavubi akaza kwifanira. Umukino na Granada ni ikipe ya mbere cyangwa se ni ikizamini cya mbere gikomeye ku mutoza Stephen Constantine ndetse n'Amavubi mashya muri rusange. Umukino wa mbere uzahuza u Rwanda na Grenada uzaba ari ikizamini nyacyo. Ibigaragaza byinshi nuko abakinnyi bashya binjiye muri uyu mukino, uburyo Constantine azashyira mu bikorwa filozofiye, imbaraga z'abafana mu gufasha ikipe. Niba Amavubi azatsinda, icyizere kizazamuka cyane. Irushanwa rizatangira neza, ariko niba atabigezeho kandi hazavuka ikibazo ku mutoza n'abakinnyi, kandi igitutu kiziyongera. Abantu benshi batangire kumwibazaho yuko nawe nta kigenda cye, ameze nk'abandi batoza bose basanzwe. None icyo twakwibaza, Amavubi ashobora gukora amateka? Igisubizo ni yego, ariko bisaba ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere ni uburyo bw'ikipe cyangwa se ubumwe. Icya kabiri ni ukwihangana ku bakinnyi bashya. Icya gatatu ni inkunga y'abafana ku rwego rwo hejuru. Iyo ibi bintu byombi bihari, Amavubi ashobora kuza kuba imwe mu makipe azatungurana muri FIFA Series 2026 izabera i Kigali mu Rwanda.
none rero iyi FIFA series isanzwe ni ikizamini cy'igihe kizaza cy'umupira w'u Rwanda. Abafana barahamagarirwa kuza ari benshi kuko nk'uko byavuzwe na kapiteni Bizimana Djihad, inkunga yanyu niyo izaduha imbaraga. None se wowe ubona Amavubi azitwara ate muri iri rushanwa? Azatangira atsinda cyangwa bizagorana? Kanda subscribe kuri iyi nkuru kugira ngo nkomeze nkwihere izindi nkuru zivuga kuri sport. Like, share and comment, umbwire uko byumva twizeye muri comment tuganire. Naho je turasubira mu zindi.